ikaze nanone mu kiganiro Rise and Shine, ikiganiro gitangira saa 2 kugera saa 4. Murabimenyereye muri iyi saha, ariko tuba turi kumwe n'umutumirwa aho tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Uyu munsi twabibabwiye ko turi bwibande ku buzima, turavuga ku buzima ariko kandi ku ndwara ya autisme. Ni indwara benshi tudasobanukiwe, tutanazi kwibaho, kuko hari nk'umuntu ushaka kuba agiye kumva muri iki kiganiro. Tugize umugisha rero wo kwakira umutumirwa uri budusobanurire byimbitse kuri iyi ndwara. Ikaze muri studio za TVO. Murakoze cyane kunyakira. Turakwishimiye. Murakoze. Yego, kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Okay, merci. Yego. Njyewe ndakuzi, ariko wenda hari abantu bakubonye bwa mbere. Ni karibu. Merci. Murakoze cyane. Je nitwa Rosine Duquesne Kamagaju, nkaba nkuriye ikigo cya Autisme Rwanda. Aha, twinjire mu nsanganyamatsiko rero, n'iminota iba ari mikeya. Iyo twumva indwara ya autisme, benshi turavuga se iyi ndwara yaba yanduzwa n'iki? Si indwara umuntu ashobora kuyirinda gute? Noneho ndagira ngo utubwire nk'umuntu utazi ibya autisme, wamusobanurira ko ari indwara imeze gute? Autisme ibarizwa muri santé mentale, ikaba ari ibimenyetso cyane cyane bijyana ku mibereho y'umwana, cyangwa imyifatire ye, cyangwa imivugire ye. Mbese ni ibintu bitatu. Mu gifaransa bavuga interaction sociale, trouble de communication et trouble de comportement. Nibyo bintu bitatu bituma umwana agira une sorte de handicap ituma atabaho neza muri societe. Abo ni ibintu uko twebwe tutabibona. Nacyo gituma tubona ko afite ikibazo cyangwa yitwara ukuntu kudasanzwe, kuko adakora ibintu nkuko twe tubyifuza, nkuko societe yacu ibyifuza. Icyo gihe rero nkuko mwavuze ngo ni indwara, ntabwo twavuga ko ari indwara yandura cyangwa ari indwara ivurwa, kuko umuntu w'umutiste yivuza indwara nkuko natwe twese twakwivuza. Niba turwaye ibicurane, niba turwaye grippe, niba turwaye malaria, nawe niko yivuza. Nta muntu ujya ngo agiye kwivuza autisme. Autisme nta muti wayo hari. Ahubwo kugira ngo ufashe umuntu ufite autisme ni ukumwitaho, ukamwigisha bya bindi atazi gukora, bya bindi atazi gukora nkuko bikwiye muri societe. Nabaha exemple nko muri imivugire y'umwana, ariyo trouble de communication. Umwana umufasha kugira ngo ashobore kuvuga no kuvuga. Hariho methodology umuntu akoresha kugira ngo umwana mustimire azagereho kuvuga. So kuvuga ko ntabwo bose bashaka kugera aho bavuga, ariko nubwo atavuga hari ukuntu ashobora gukoresha izindi systeme kugira ngo akomunike. Ubwo communication ntabwo ari ukuvuga ijambo gusa, hariho no gukoresha amasinye, hariho no ndashaka kukureba nkaba nakominitse, kuko indoro yanjye uko nakurebye birakwereka urukundo cyangwa birakwereka ko nakurakariye. Yego. Hanyuma umuntu arayivukana? Yes, autisme umuntu arayivukana, ntabwo umuntu aba umutiste nyuma. Hanyuma ni ryari noneho ushobora kwicara ukavuga uti byanze bikunze uyu muntu afite autisme? Ni ryari ubibonera kuki? Ni bihe bimenyetso utangira kubona kugira ngo ube wakemeza ko ayifite? Autisme cyane cyane diagnostic yayo bayishyiraho kuva ku myaka 2 kuzamura, kuko mbere yaho ntabwo ushaka gukonfirma ko ari autisme. Naho haba hariho sinye zayo, akurategereza icyo gihe kugira ngo ukonfirme autisme. Icyo gihe rero icyo tuba twabonye ni muri bya bintu bitatu navugaga. Niba umwana afite ibibazo byo bita trouble de comportement, donc imyifatire ye, kona ni wa mwana ukubagana, wa mwana wigunga, wa mwana ubona akora utuntu tudasanzwe, ari ukuntu bakinisha n'intoki, ukuntu kudasanzwe. Akabamo imivugire ye ya trouble de communication. Usanga umwana ashaka kugeza imyaka 2-3 ataravuga mama, ataravuga papa. Ibyo nabyo nibyo kenshi byerekana ko hari ikibazo cya autisme. Hari abandi bana bavuga, ariko wenda bakavuga ukundi kuntu kudakwiye. Harimo utuntu usanga
avuga ibintu akabivuga uko biri yenda atari ko byari bikwiye kumera. Hakazamo rero na ya mibanire ye, gusanga umwana arigunga cyane, gusanga umwana ntazi gukina n'abandi, gusanga umwana ntazi kwishima, kwerekana ko yishimye, nubwo yishimye ntamenye kubyerekana. Donc ibyo bintu byose rero ntushaka kubibona mbere y'imyaka 2, niyo ubibonye ubikonfirma nyuma hejuru y'imyaka 2 kuzamura. Yego urakoze cyane. None se ashobora kuvuka ukabona ari normal, ariko noneho akazagenda kwereka ibimenyetso nyuma, cyangwa iyo ayifite n'ubundi biba byahereye hasi? Umwana yakivuka hari udusinya ashaka kugira, ariko ntabwo ushaka kuvuga ngo ni autism. Hariho example abana iyo bakiri bato, hariho abana ashaka kurira ntibahuzwe, umwana akarira ntumenye igituma. Hari igihe bavuga ngo ni icyo mu nda mu Kinyarwanda, cyangwa bakavuga colique n'ibindi. Ariko uko umwana akura, iyo umuntu azi autisme nk'aba specialiste bagenda babona udusinye dushaka gutuma umwana uvuga uti hano hari akabazo, ariko ugategereza ya myaka 2 navugaga. Ariko umwana yavutse ntushaka kuvuga ngo umwana ni umutiste, ntibishoboka. Hanyuma mu bana mujya mwakira, ese ntihari uwo bashobora kukuzanira ukaza gusanga wenda atayifite, ariko umubyeyi yari yabonye afite utwo dusinye twa autisme? Hari igihe umubyeyi ashaka kuzana umwana avuga ati ndabona ibyo numvise, yenda ntavuga, yenda ntagira iki, ati reka turebe. Ni na byiza kuzana umwana kugira ngo umuntu yicara avuga ati nibyo nafite autisme cyangwa ntayafite, kuko iyo amuzanye hakiri kare buriya birafasha kumwitaho akiri muto. Naho kumuzana biradushimisha cyane iyo tubonye umuntu aje tugasanga kuko ntayafite, tumworiyanta ahandi, bakamufashiriza ahandi. Autisme buriya iragora cyane kwitaho, iranahenda. Buriya rero iyo tubonye umwana atafite autisme twe biradushimisha cyane. Yego, ni ikiganiro Rise and Shine mukomeje gukurikira, turi kuganira kuri autisme. Mwabyumvise bike, mwatangiye gusobanukirwa, ariko noneho rero ndagira ngo tubwire se umuntu ufite autisme akaba amaze wenda kumenya ko ayifite, ubwo sinzi niba wajya bimenya cyangwa ari abamukurikirana. Abantu babibaza byinshi, bakibaza se uyu muntu azavamo, hari ikintu cyavamo, uyu muntu hari icyo yakora. Ndagira ngo duhe ishusho y'umuntu ufite autisme. Se ni umuntu ushobora kwiga agafata, ni umuntu ushobora gukora imirimo nk'iy'abandi bakora? Murakoze. Icyo ni ikibazo cyiza kugira ngo n'abantu badukurikire bamenye yuko umwana ufite autisme si ukuvuga ngo nta bwenge afite. Umwana ufite autisme ni ukuvuga ko nk'uko nabivuze ababona ibintu d'une façon différente, cyangwa ukuntu gutandukanye nuko twebwe tubibona, cyangwa umuntu utari umutiste. Ariko bari abana bafite ubushobozi bwo gukora no kwiga. Icyo bisaba ni ukugira ngo babe muri environnement ibafasha kwiga. Kuko niba ari umwana udakunda urusaku, ifuko yiga ahantu hatari urusaku. Niba ari umwana udakunda ibintu, hari abana bahumurirwa cyane. Niba hari ahantu ahumurirwa n'ibintu byinshi birashaka kumubuza kwiga, biramubangamira. Kugira ngo umwiteho cyangwa umwigishe ni ukwanza kumumenya, ukamufasha kugira ngo atagira ibintu bimubangamira. Abana bacu rero, abana bafite autisme bafite capacité yo kwiga, kurangiza amashuri, nk'uko twebwe tutari aba autiste dutandukanye. Muri iyi si yacu dufite aba docteur, dufite aba mécanicien, dufite aba agronome, dufite abantu batandukanye. Nabo rero niko bimeze, nabo bafite capacité zabo zitandukanye. Hari abashaka kuba aba agronome, abashaka kuba aba docteur, abashaka kuba mécanicien, abashaka kuba ibintu byose bashaka kubikora. Hari n'abandi rero bagira ibibazo byo kwiga, bashobora kwiga bibagora, ariko umuntu abashakira ikindi kintu bakora nk'imyuga. Nk'uko natwe hari abandi bana bitwa ko nta kibazo bafite, ariko amashuri akabananira, nabo bagashakisha ikindi kintu bakora kugira ngo kizabatunge mu buzima. Nabo rero niko bimeze. Igishaka kugorana niyo umwana afite autisme akagira iyindi handicap cyangwa ikindi kintu kishamikiraho gishaka kumubangamira mu buzima, ari indwara, ari ubumuga bundi,
aho ngaho nicyo kintu gishobora kumubangamira kugira ngo ye gutera hejuru cyangwa se afite ya autisme ikomeye iyo bita sévère aho ngaho nicyo gishobora kumubangamira cyane kugira ngo ye gutera imbere. ubwo ufite ikomeye abatandukaniye hehe n'abandi? Okay, abantu bose abantu bose bafite autisme baratandukanye, nta n'umwe usa n'uwundi. Ndabona nicyo gituma umwana wese utaza kumumenya kugira ngo umufashe. Iyo mvuze ngo ufite autisme ikomeye cyangwa iri sévère iri hejuru cyane igoye, ni nkuko natwe umwana udafite autisme iyo afite déficience mentale akagira n'ibindi bibazo umwana ntashaka kwiga, nicyo kimwe rero ni muri autisme. Umwana w'umutiste yagize ibindi bibazo akagira autisme ikomeye akagira n'utuntu tundi dushaka kwishamikiraho tumubuza kwiga, nawe kwiga biramugora. Yego, noneho ubwo mu gihe kwiga byamugoye, noneho wamugerageje nk'imyaka ingahe kugira ngo muvuge muti noneho turabona byanze burundu, reka noneho dushake ahandi tumushyira? Nicyo kimwe n'undi mwana udafite autisme, iyo mubonye mu ishuri biranze kuko adashaka gukurikira, kuko adashaka kwiga, kuko bimugoye, mumushakira kandi kanakora umwuga. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo umuntu ku isi wari wese naho yeda adashaka gukora ikintu kinini, urashaka kumubonera akantu ka occupation yajya akora uko kaba kangana kose ari gato, ariko kamuha agaciro, kumva ko afite capacity yo gukora ako kantu. Nabo rero niko bimeze, no kubashakira ikintu, ari ugusiga irangi, ari ukoza ibintu, ari ugukubura, ari ahantu hose ashaka gukora kandi bimuha agaciro, kumva ko ashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Urakoze cyane. Hanyuma utubwiye yuko bafite amashuri bigamo ariko nanone akiga bigendanye n'uko mubona amerewe. Noneho ayo mashuri y'umwihariko kuri bo ni ryari noneho ashobora kuyarangiza cyangwa se kuyavamo mukavuga muti noneho ashobora kujya kwiga mu ishuri risanzwe? Se arigiyemo bwo ubufasha icyo gihe ntabwo aba agikeneye? Nibyo, dufite nk'abana ubu ngubu dufite umwe gusa ugeze muri école secondaire, abandi ubu bari mu mashuri asanzwe, hari abari muri maternelle n'abandi bari muri primaire, nabo bariho bariga neza. Ariko nk'uko ubivuze tubaha abasista kugira ngo aho bari batazabangamirwa, kugira ngo nubwo abagiye mu ishuri abagifite ya ka autisme, yenda ntaramenya gukina neza n'abandi bana, yenda ntaramenya ama règle ya société. Exemple, arashaka kugenda ari muri récréation akabona abandi bana ariho barakina, yenda akagenda agafata umupira akawugumana, ntamenye ko ari ukuwutanga. Wa mu assistant rero agenda kumufasha kugira ngo amenye gukina n'abandi, amufashe kugira inshuti, bamwintegre, nibyo bita inclusion, kugira ngo wa mwana akure ari muri société, abone uko abandi babikora, agende yigana, no wa mu assistant amufashe kwigana uko abandi bana bakina. Ariko mu ishuri bo nta kibazo baba bafite kuko baba babishoboye. Donc nicyo gituma rero tubaha abasistant. Nk'ubu uri muri secondaire kugeza ubu ntituramuha mu assistant, ariko tuteza kumukurikirana turebe ukuntu byifashe, niba n'abandi bana ashaka kumuhohotera, kuko we abana baba autiste buriya ntibazi kubeshya, bavugisha ukuri. Hari igihe ashaka kukubwiza ukuri yenda utashakaga kumva, ugasanga wowe ugize ikibazo. Ni bose se bose bavugisha ukuri? Abavuga bose bavugisha ukuri. Ntabwo bazi ibintu byo kucisha hirya no hino, bavuga niba ari ikintu cy'umweru bavuga kuri umweru, niba ari umukara barakora ati ni umukara, ntabwo azi kujya hagati. Donc arashobora rero kubikubwira ugasanga wowe biguteye ikibazo, ukashaka noneho ukumva uramurakariye kandi ibyo yarakubwiye ari byo. Donc abo bana rero tuzakubaba hafi kugira ngo bagenzi be batabahohotera, batababwira amagambo mabi, kubera buriya natwe twese iyo umuntu akubwiye ikintu kibi, ijambo ribi mu gitondo, umara umunsi wose ubabaye cyane. Nabo rero iyo babwiye ikintu kibi kandi ubahohoteye, bibagumamo kandi birabafekta cyane. Hanyuma muri uko kubafasha birumvikana ko hari ibigenda bihinduka, ariko se noneho nta gihe kigera
mu gihe habayeho kumutindana bikaba bitashoboka ko muri bumufashe ngo ahinduke? nicyo gituma dusensibiliza no gushishikariza ababyeyi iyo bakibibona, iyo babishoboye bien sûr, ko bamufasha hakiri kare, kuko umwana uje akiri muto biroroshye cyangwa ntibigoye nk'umwana uje ufite imyaka 10. Umwana uje akuze kenshi usanga yarahuye na byandi navugaga, abantu bamubwira amagambo mabi yandi, kumubwira ko ameze gutya na gutya, amagambo adashimishije, kandi umwana arabyumva, kandi iyo byumvishije nawe nubwo atabyerekana cyane ariko muri we arabivuga. Ni hahandi usanga umwana yaramaze arakara cyane, bakavuga ngo gira amahane. Ntabwo ari amahane, ni ukubera ibintu aba yumva, ibibi bamubwira bigeraho nawe bikamu affect, agatangira kuba aggressive. Noneho mu gihe bari kumwe, ubwo nibazaga se niba wenda harimo wa wundi ukubagana bikabije ugira umujinya, ese murabatandukanya, baba bari kumwe bigenda bite? Dufite ukuntu tuba managing ku buryo umwana hageze, iyo tuzi ko hari umwana ukubagana, hari ukuntu tumwicaza, hari abantu bamwitaho, kandi ntibitinda abana bageraho bakaba stable. Uyitonda nawe hari uko tumumanaginga kugira ngo adahohoterwa n'undi ukubagana, kandi bigeraho bose bakamenyana. Buriya nta mwana ugira gutya ngo akubite uwundi gutya. Iyo umwana agize ikintu cyo gukubita, ni nkaho aba ashaka kukubwira ati hari ikintu kitagenda neza, ni ukuvuga ngo arababaye cyangwa hari ikintu ashaka kukubwira, kubera adashaka kukivuga agakoresha iyo moya. Ese wa mugani tukiri aho ngaho, buriya nk'iyo bizihiwe, nk'uko tubona mu buzima busanzwe, umwana wishimye ushaka kumubona yababaye, urabona bo babasha kugaragaza amarangamutima yabo, niba yababaye ukabimenya, cyangwa se niba yishimye urabimenya. Iyo umwana umuzi kugira ngo umufashe umwana, utuza kumumenya, uramwiga. Naho nk'ubu batuzaniye umwana, ntabwo ushaka kuvuga ngo mu cyumweru kimwe ngo nzaba nzi ukuntu ndamufasha. Ubanza kumwiga ukamenya uko umwana akunda iki, umwana yanga iki, kugira ngo umenye ukuntu yishima n'ukuntu ababara. Hari umwana ushaka kwishima agaseka, ukabona arasimbutse, ukamenya ko yishimye. Hari uwundi ubabara, ukabona arasimbutse arasetse, kandi muri we ababaye. Donc ibyo byose duteza kubimenya, tukamenya interpretation y'ibyo bintu akoze. Hari igihe rero yishima, ukabona arashaka guhobeye, ukabona arashaka gusomya, guhaya akabizu. Ibyo byose barabikora kuko abikora umaze kubimutoza, umwereka iyo yishimye, ukaza ukamuhobera, ukamubwira bravo, ukamubwira felicitation, nk'ibyo nawe arabimenya, agahita yishima, ukabona ukuntu yishimye. Ese muri abo bana birumvikana bose baba bafite ababyeyi bagiye babazana cyangwa afite n'umukurikirana, noneho uwo mwana uri buze mukirirwana, mwebwe murabisobanukiwe, murabizi, muzi uko mumufasha, hanyuma wa mubyeyi we ari butaha agasanga ni mugoroba, rimwe na rimwe abari bunahasanga umukozi, mubyeyi we atarahagera. Abo bo mukorana mute? Umwana ntashobora gutaha none ugasanga hari ibindi byahindutse, aje yahinduye. Dukorana n'ababyeyi cyane cyane, kuko ibyo dukoze mu kigo tubimenyesha ababyeyi. Ababyeyi bataza kuvugana na mwarimu, bakamenya uko byagenze, niyo hari ikibazo bakakimenya. Niyo ababyeyi badashaka kuboneka, haba hari umuntu uri dushaka guhamagara tukamubwira uyu munsi mukora ibi, uyu munsi umwana yananiwe, uyu munsi byagenze gusa. N'ababyeyi nabo baraduhamagara akatubwira ati umwana ntiyaryamye neza, bize kugenda mumurebe neza, cyane ntiyariye mu gitondo, mumumenye. Donc hari communication hagati y'ababyeyi n'ikigo. Iyo communication idahari, ntabwo umwana ntashobora gutera imbere neza. Hanyuma ababyeyi babo, reka mbitseho nabo, hari ukuntu bahura n'ibintu bitandukanye muri societe, aho baba, aho batuye. Muri uko kuba bibageraho, n'abana bibageraho, birumvikana. Wenda se umwana aravuga bati umwana ni ikigoryi, umwana ntagira, batabisobanukiwe, ashobora no kubivuga atari umutima mubi, ariko kuko atabisobanukiwe
ntabwo umubyeyi ashobora kuzana umwana mukazageraho mukabona yarisubiye yaramutwaye. Ababyeyi kenshi babazanye nabo baba bakeneye ko umwana ajya ahantu bamwitaho, kandi ahantu bazi ikibazo cye ni gake, niyo bibaye no kubera ubushobozi. No kubera ubushobozi. Dusubiye kuri ibyo ababyeyi bahura nabyo, bahura n'ibintu byinshi cyane bikomeye muri sosiyete. Twebwe muri sosiyete ni twebwe tubwira ababyeyi, tukababwira ibintu bibi. Umubyeyi yasohokana n'umwana we, kwa kundi umwana ashaka kubagana, ugasanga umuntu ari permesse aramubwira ati umwana kuki utamukubita. Abantu atazi n'ikibazo umwana afite, cyangwa ngo anabaze aho kugira ngo amufashe cyangwa amuganirize cyangwa amubwire ati oh pardon nta kibazo, ugasanga amubwiye yihutiye kuvuga ikintu kibi. Cyangwa ugasanga baravuga ati kwa kanaka handi ari umwana umeze gutya na gutya, bakavugisha ijambo kibi, ari umwana akacyumva, ari nabo bavindimwe, nabyo birabakomeretsa. Buriya ni famille yose, ari ababyeyi, ari aba oncle, aba tante, bose barababara kuko bumva ibyo bintu bivugirwa ku mwana wabo cyangwa ku muryango wabo. Donc société kenshi ni twebwe tuba ikibazo kuri abo bana no kuri izo famille. Hanyuma watubwiye ko autism idakira, ariko hari umuntu ushaka kubyumva akavuga ati wenda nuko igihugu cyacu ubuvuzi butaratera imbere, ese hari aho wajya bakayikuvura igashira burundu? Autism ntikira, ntabwo ikira. Nkuko nabivuze, nta umuntu arayivukana, ntabwo ari ukuvuga ngo ni malaria, aho umuntu afite arwara malaria bakamuha umuti bakapima agasanga ni misarabi ngahe, sinzi ukuntu babyita. Ntabwo ari uko, ariko icyo umuntu akora ni ukwita kuri wa mwana, ni nko kumugorora. Noneho kwa kugorora hari methodology umuntu akoresha, kuko ni bijyanye n'umutwe. Ni ukuvuga ngo uko umwana areba, murazi kenshi abana bafite autism ntibaze gufixinga ngo barebe umuntu mu maso. Ukamenya impamvu. Ni bose? Presque bose, ntabwo ari bose ariko abenshi ntabwo bafixinga mu maso. Kumenya igituma atakureba mu maso niho unamufasha, ukamufasha, ukamumenya. Niba umwana afite ikibazo cyo kurya, gufungura, kurya, usanga umwana arya akantu gato, icyo gihe ifu kumenya ese yarya iki, icyo arya, hanyuma ukamutoza ibindi buhoro buhoro. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndamukubita ngo arye ku nguvu, oya, buhoro buhoro ukamutoza. Hari abana badasinzira, uwo mwana udasinzira se uzakora iki kugira ngo arushe kuryama? N'ibindi byo kuvura, ntabwo uzamuvura autism, ahubwo uzamuvura ibyo bintu bishaka kumubuza kubaho neza. Niba atarya, niba hari nk'umwana ushaka kugira constipation, uwo mwana ntuzamuvura autism, uzamuvura iyo constipation. Hari umwana ushaka kugira epilepsy, igicuri, uzamuvura igicuri, ntuzamuvura autism. Donc ibyo nibyo bita mu gifaransa ngo trouble associé, nibyo bintu byishamikaho uvura autism. Ese mu gihe bagize amahirwe bakaza kumenya ko ayifite, bakamujyana no mu kigo gishobora kumufasha akazamuka akiga, watubwiye ko biga harimo n'abahanga, noneho yageze muri cya gihe ari mu kazi, aba yitwaye ate noneho mu buzima bwo hanze? Birumvikana babaye n'umuntu mukuru, noneho mu buzima bwo hanze bwo baba bameze bate? Barahari benshi, no mu gihugu cyacu barahari, kandi bakora, kandi batanga umusaruro neza. Kuko iyo bo bagiye gukora baba bagiye mu kazi, ntabwo baba bagiye gukina. Ni abantu bazi, bavuze ati ndi umukontable, ntabwo uzaza kumubwira ngo hindura hano ushaka ngo kubera ibi n'ibi, ntashaka kukwemerera, kuko we bavuga ati no, akazi ni uku nguku. Ibibazo bahura nabyo ni bya bindi navugaga. Nk'ubu ngubu arashaka kuba ahumurirwa n'ikawa, ikamumerera nabi. Niba muri biro imwe, wowe ukazana kafe yawe ukicara hariya, nawe yicaye hariya, iramubangamira, kandi ntashobora gutinya kukubwira ati ntimbimubwira n'uburenganzira bwe, kandi ntashaka kuba ati sinkunda kafe. Ugasanga
biramugoye yenda akaza gusohoka akajya nko gukorera ahandi kugira ngo aguhunge cyangwa hari nk'abantu abana kenshi usanga babangamirwa n'ikintu gisakuza abadamu tukaza twambaye udutaro tugenda tugenda ngo tak 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 bishaka kumubangamira kuko we aratwumva tutusa nk'utuntu tumukomeretsa cyane mu matwi ashaka gushyiramo kasike kugira ngo arumva umuziki cyangwa ari kuri ari protege mbese bo abo bakuru bahora barwana n'ibyo bahura nabyo bibabangamira kandi badashaka kubivuga badashaka kuvuga ngo wowe ntukanywere kafe muri biro ntibishoboka cyangwa ati wowe ntukambare amataro arasakuza cyane cyangwa hari ibintu byinshi cyangwa iyo parfum yawe wisize impumurira nabi irambangamira hari ibintu byinshi cyangwa mbahe example umuntu ndashaka kuza nkagusanga mu biro ngatangira kukubwira amakuru yo mu rugo kandi wowe waje mu kazi ntabwo ari cyo cyakuzanye kuki ambwirira ibintu kindi mu kazi kanjye ibyo bintu ntacyo mbimufashamo ugasanga uramubangamiye kuko icyamuzanye n'icyahemberwa sicyo donc iyo ni bya bibazo bya interaction sociale no kuvuga imibanire ye n'abandi hari ibyo atarametriza hari ibyo atumva iyo rero afite buriya baba bakeneye aba psychologue kugira ngo aze amuganirize amubwire ati ngiye ku kazi mfite ibibazo ibi n'ibi iyo amuganirije mu psychologue afite ukuntu amubwira kugira ngo ashobore kuruhuka no kubana neza mu bandi ariko iyo utamufite rero biba ikibazo cyangwa iyo utaraba diagnostique ngo umenye ko ufite autisme naho ngo umenye ngo afite ibi bintu bimbaho ni ukubera ndi umu autiste ukamenya impamvu nawe ugeraho ukumva uti ntabwo ndi normal kuko utaramenya icyo kibazo hari ikintu uvuze uranyibutsa ese abantu aba autiste hari aho biba bihuriye no kugira ubumuga bw'ingingo cyangwa se kuba umubiri we hari ikintu gita niba muhuye ku buryo uhita umenya ko afite ikibazo cyangwa ashobora no kuba ari umuntu ugenda bisanzwe kandi ayifite no umu autiste n'umuntu nkanjye nawe rwose ntabwo ureba umuntu kuvuga ngo uriya ni umu autiste no kubera ko abantu babihuza no kuba afite b'abana tubona wenda bacira inkonda bagira gute ndagira ngo ako kantu kadusobanurire nk'uko nabivuze dufite nk'uko twaba turi muri deux mondes isi ebyiri isi y'aba autiste n'abatari aba autiste abatari aba autiste harimo abafite ubwo bumuga hari abantu uko dutandukanye nabo niko batandukanye ni ukuvuga ushaka kubona umu autiste ufite ubundi bumuga ufite problème nyinshi ufite kubona undi udafite ikibazo na kimwe udashaka kubonamo gutya ngo ubwe physiquement uwo muntu ni umu autiste nawe undi ufite bumuga ntabwo uzamubona uvuge ngo kubera uriya agenda gutya ngo ni umu autiste no autisme ntabwo ari physiquement ni intelligence yacu yabo itandukanye n'iyacu uko tubona ibintu ntabwo ari cyo kimwe n'abandi n'aba-non autiste abajyaga babihuza ubwo nizere ko oya rwose ni nk'uko hari abantu batari aba autiste bafite ubundi bumuga ntabwo rero uwo muntu ufite ubumuga buvuga ngo uriya ni umu autiste hari abajya bampamagara akambwira umwana wanjye ngo ntiyumva ntagira ikintu kumva ibintu nkabwira ntoya ahubwo muzagenda aha n'aha nkabayobora ahandi yego hanyuma mu bibazo abantu bajya bibaza kandi kuri kuba autiste hazamo ngo ese umuntu w'umu autiste wabyaye ngo ntibishobora kugira ingaruka ku bana be mu gihe afite nyine icyo kibazo cya autisme bigenda bite aya hariho abantu b'aba autiste bafite abana kandi batari aba autiste ariko hari n'abandi babagira nk'uko nawe wamugira ngo nanjye namugira nubwo njye ntawe mfite kuko abantu benshi bajya bibaza icyo kintu bakavuga ati se buriya yabigiyemo gute njye nta mwana w'umu autiste mfite ariko umuntu wese yamugira
nta muntu n'umwe uri arabe yuko atamugira. N'umuntu ufite autisme nawe ashaka kubyara akabyara umwana utari umutiste, tukom ashaka kubyara umwana ufite autisme. None se uretse kuba yabyara umwana muzima, ariko watubwiye ni ko muzima n'abautiste ni bazima. yego sorry yego kuba yabyara umwana udafite autisme, ariko noneho hari ukuba yamubyara, ariko watubwiye ko hari utumenyetso tubaranga turimo nko kugira wenda umujinya ukabije. Mu gihe se icyo kintu agifite bwo ntibishobora kugira ingaruka? Hari ikintu numva nababwira nuko muri bya bimenyetso bitatu navuze si ngombwa ko byose babigira. Hari ushaka kugira kimwe, bibiri cyangwa byose. Hari abautiste bavuga meme baba, hari nk'umuntu nzi uba mu Bufaransa afite diplome zirenga 10, avuga indimi zirenga 12, ni umuntu ugira ama conference, ni umuntu uzi ubwenge bukabije, ariko ikibazo cye nk'ubu ntashaka gutwara imodoka kubera ntabwo ametriza bari abantu bagenda baklaxona, abantu bagenda nabi. Niba hari code de la route ifo kuyubahiriza, kuki wowe uca hano ukagira gusa. No, ibyo bintu bituma radashaka gufata imodoka ngo ayitware. Icyo rero nicyo cyerekana, nicyo nashaka kuvuga yuko nubwo abautiste ni abantu bazima bazi ubwenge, kandi iyo azi ikintu arakimenya cyane. Ahubwo hari n'igihe baraturusha kenshi, usanga ari abahanga mu kintu runaka. Byo bituma ifu kububaha, kuko nubwo turebye neza wasanga ari bo bari mu kuri, ariko ari twebwe bindyarya babeshya bagira ibiki. Ese niba nabyumvise neza, numvise ko abautiste ari abantu bagendera ku mahame, nta guca hirya nta guca ku ruhande. Biterwa nuko mwagiye mubafasha cyangwa n'ibintu bibabamo bivukanira? Ni bya bindi nababwiraga muri interaction sociale. Genda shakuza yenda mbona ko wambaye ibintu byo bitanshimishije, nka simbikubwire, nakubwira wow wambaye neza, kandi giye ntabitekereza, sibyo? Ariko we ntabwo akora ibintu nk'ibyo. Araza akakubwira ati kuki wambaye huje, yishyiraho kanwa kuri ibi akabikubwira, kuko we abona yenda ari byo, kandi yenda ugasanga nibyo koko. Naho iyo niyo rero interaction sociale twe twita ko ari byo byiza, bo bakavugisha ukuri kose. Niba atagukunda ntabwo aza kukubwira ngo ndagukunda ngo iki, ngo reka nzakubwira ejo, akubwiza ukuri. Umuhungu akuduraze utamukunda ukamuti reka nzakubwira, we ahita akubwira ati wapi ntabwo byavamo. Donc ibyo rero ari mukuri, ari kandi twe twumva ko ari utameze neza. None se niko baba baravutse cyangwa nibyo bavukana? Nibyo bavukana bibabamo, niko bari. Donc twebwe rero icyo tubigisha no kwigisha nyine kutabwizenda ukuri kose, kubabwira ati oya ari kumubwira kuriya kubera yababaye ibiki, mbese kugira ngo babe muri societe, kugira ngo bashobore kubaho abantu bataba marginaliza, ngo bafata uriya muntu arirata, uriya muntu biki. Turi mu kiganiro Rise and Shine, turi kuganira kuri autisme. Mwabyumvise kwivukanwa, batekerezaga ko ishobora kwandura n'ibindi byinshi twagiye tubirebaho, ariko noneho reka tugere aho tuba hanze nyine. Nagira ngo tubwire, hari abantu ubu ngubu batazi ko iyo ndwara abana babo banayifite. Ariko se noneho kugira ngo umuntu akuzanire uwo mwana bisaba iki, bigenda bite? Ese abanza akamunyuza kwa muganga bakamureba, aramukuzanira ukamurebera, bica mu zihe nzira? Icyambere nubwo buriya hari processus, abana barabajyana bakajya kubakingiza, bamara kubakingiza bakabajyana kwa muganga. Iyo umubyeyi abonye ko hari ikintu kitagenda, ikintu cya mbere yihutira kujya kwa muganga. Yageze kwa muganga kenshi barababwira ati rero umwana afite sinye za autisme, bakamurangira aho babajyana. Hanyuma iyo baba bazaniye bisaba iki, bigenda bite? Se barahaba barataha kugira ngo umubyeyi uri bwisange afite iki kibazo amenye ngo nzabariza he? Iyo abana baje tubagirira diagnostic, tukabanza kubarebera. Hari consultation ya mbere
iyo consultation ya mbere turareba tugasanga koko umwana afite signe runaka. Hari ya kabiri ibaho noneho tugakonfirma niba ari byo tukabwira umubyeyi ibyo akwiye gukora hanyuma tukamufasha nta kindi. Hari ubukangurambaga mujya mukora wenda mufatanyije n'inzego z'ubuzima? Cyane turazikora dufatanyije na RBC, turayikora buri gihe. Nk'ubu ngubu turagira ubukangurambaga, hari n'iyo dukora buri gihe tariki 2 z'ukwa kane dukora ikintu cyo kwerekana autisme mu Rwanda no ku isi yose, no kwerekana ko dukwiye kubikora no kubyifatamo. Hari n'abajyanama b'ubuzima bamwe tumaze guhugura kandi bakabyumva neza, n'abantu b'abahanga buriya cyane. Ahandi dukoresha televiziyo, radio, YouTube kugira ngo abantu bashe kumenya amakuru kuri autisme, kuko cyane cyane twifuza nuko abana bakiri bato iyo habonetse amasinye ababyeyi bakwihutira cyane kubimenya kugira ngo tubagire inama, cyangwa aho bari hose bagirwa inama yuko bafasha umwana. Urakoze cyane, tugushimire kuba wemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Utwemere dufate akaruhuko gatoya, turagaruka mu kanya, ariko sinagenda ntagushimiye. Imana iguhe umugisha kubwo mwakoze cyane kutwitaho. Yego mwakoze namwe. Turagaruka mu kanya nyuma y'akaruhuko.